naratunguwe ariko nanone sinatunguwe cyane. Numva ko mu mwaka umwe imibare y'ihohoterwa rikorerwa abagabo yarikubye 7. Urabona umugabo yahohotewe biragoye kubona habivugira. Yego. Hari imivuduko isa nkaho iri kugendana kandi yose iteye ubwoba. Wa mbere n'uwisenyuka ry'ingo, umukobwa agira gutya mugahura mu muhanda akagukubita urushi ntaho bivuye. Wenda uramuhagaritse, Yego. atakaje telefone, uramubwira ati sister, kuba unamukozeho gusa urushi rukaba tekereza ko ari nde uzabyishura. Ni umugabo we. Ntibimugira umugore mwiza, bimugira umuntu yarakaye. Wenda dufate nk'umusi w'ubutayu bwa Sahara. Data ntizitangazwa mu by'ukuri. Ntabwo zitangazwa mu buryo bwa nyabwo. Ariko njye ndabyumva. Nta muntu ukwiye nabyita guhohotera kabiri. Guhohoterwa kabiri. Umuntu yaguhohoteye yakumenyeho amazi ashuje. Hanyuma nugera kwa muganga, abantu bose bakwiye guhaguruka niba dushaka umuryango. Pastor, mu Rwanda imibare iri hejuru ya 85% n'abakristo. Iri hohoterwa rikorwa nande? Cyangwa muri Bibiliya hagiyemo imirongo y'uko guhohotera byemewe ntitwabimenye? Ntabwo byagiyemo. Rikorwa nande none? Hari umuyobozi umwe yigeze kuvuga ngo ikintu yangira abakristo. Hari ahantu hamwe nanyuze bigira imikino njyarugamba. Yego. Kandi nabonyemo igice kinini cyabo. Babitoza babahanga. Ukibaza urugo atahamo uko biba bimeze. Umusembuye ukamugeza ahanyuma. Hari udukurikiye ushobora kuvuga ati mbariza pasiteri ngo niba ihohoterwa rishobora gukorerwa umugabo, wenda uyu munsi nicyo gice twavuzeho cyihariye, akaba yagenda akajya kurega, bishobora gufatwa nk'icyaha cyangwa nkaho atarakwiye kubikora nk'umukristo? Twongeye kuguha ikaze ukunda ibiganiro byacu ku Gakiza TV. Imana iguha umugisha cyane. Reka tukwifuriza umwaka mushya muhire. Turacyari mu matariki ya mbere yo mu kwezi kwa mbere, ku buryo dushobora kukwifuriza umwaka muhire rwose nta kibazo. Twizera ko mu minsi mike itaragera ku cyumweru dutangiye umwaka, twizera ko umaze kuwuboneramo ibyiza, cyane cyane ubuzima bwawe ari buzima, kuko ibindi byose dukora iyo turi bazima buriya nibwo butunzi bwa mbere bukomeye. Turagushimiye ko wabanye natwe mu mwaka ushize wa 2025 kandi ukambukana natwe tukaba dutangiranye 2026. Twizera ko kandi naho tuzakomeza kubana natwe mu biganiro bifite insanganyamatsiko zose zifite aho zihurira no kubaka ubwami bw'Imana ndetse no guhindurira benshi kuza kuri Kristo, ariko tukitsa cyane ku muryango, kuko umuryango iyo ari muzima ibyo byose nibwo bikorwa bigakunda. Tubifashwamo na pasiteri niwe Mose muri iyo nkuge maze kuvuga. Pasiteri, byaba ari byo mvuze? Niho tuyoboye muri icyo gihe. Urakoze cyane. Kadushimira Imana yabanye natwe muri 2025. Yego. N'ibyo yatubashishije. Ariko ntitwabura no gushimira umuntu yaje mushasha. Yego. Ku Gakiza TV muri 2025. Ariko cyane wararikiye undi kuza. Hanyuma ntibadusige twenyine, bakagumana natwe muri uyu mwaka. Twaba dutangiye 2026. Tubahaye ikaze aho bari hose ku isi. Yego. Duherukana nabo tuvuga kuri Noheli ndetse n'ibijyanye nayo tuyisobanura. Twizera neza ko ikimana dushoboje kuvuga muri biriya biganiro cyubatse imitima yabo ndetse bagasobanukirwa. Ari nabyo twizera ko no mu by'Imana izadushoboza muri uyu mwaka, nkuko twari tuvuze batazadusiga twenyine. Mbere ko dukomeza, pasiteri, ka tubanze dusenga Imana. Tunasenga ntago ari ryo sengesho rero aba ritangiye cyangwa se
ritazatuma andi masengesho asengwa, ariko harimo no kuragiza Imana ibiganiro tuzakora muri uyu mwaka wose, kugira ngo Imana izabane natwe, kandi n'ababa bari kutwumva muri uyu mwanya Imana ibaha ubuzima buzima, kugira ngo uyu mwaka tuzawusuzanye n'ubundi tukiri kumwe mu ivugabutumwa. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye ko abanye natwe umwaka ushize, tugushimiye ko duhaye gutangira uwo amahoro. Turasenze kugira ngo ubuntu bwawe buzabane natwe uyu mwaka wose, uzaduhe kuva mu bwiza tujya mu bundi, uzavugane n'imitima yacu, kandi ibyo wagambiriye gukora byose uzabiduhane n'abera. Ubuntu bwawe bubane n'abari hafi n'abari kure, kandi buri wese umuhe gufungurira umutima we kumva icyo umushakaho, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Amen. Ikaze cyane Pastor, umeze ute? Ndaho. Duherukana utameze neza. Mbere yuko dutangira nifuje ko tuha update abantu, niba ariko nabyita. Pastor, turi kuganira muri uyu mwaka, ubuzima bumeze gute? Ibibazo nawe mfite kiriya gihe ntabwo biracahari, uburwayi nari mfite buracahari. Tugize ubwoba. Hanyuma niyo mpamvu tutari gukora nyine ku muvuduko uri hejuru, kubera ko ubuzima ari ukwinginga. Yego. Ariko hari akantu kera najyaga mvuga, ntabwo nari nzi impamvu nkavuga. Nakunda kuvuga ngo n'umwuka wanjye wa nyuma nzahumeka. Yego. Nifuza kuzazana umuntu kuri Yesu. Niyo mpamvu rero nihangana nkaza ngakora ikiganiro, nuko biri muri iyo nzira, no kugira ngo umwuka wose mfite mwinshi cyangwa muke ndawukoreshe, agira umutima ugirirwa neza n'Imana. Hanyuma abo turi kumwe, icyo nabasaba no gukomeza gusenga, kugira ngo imbaraga zazuye Yesu zikomeze gukorera mu mubiri wanjye. Simbahaye amakuru. Hari ushobora gukurikira yakumva ati uko byari biri cya gihe n'ubu niko bikiri, akaba yagira ubwoba, akavuga ati niba nta kiri guhinduka aho ntibyazaba bibi mu minsi izaza. Bazabibwirwa nuko bambuze. Niba batari kumbona bazamenye ko bitari kuba byiza. Hari ushobora kwibaza ati umushumba iyo tuganiriye yemera ko Imana ikora kandi ivuga kandi isezeranye, akaba yavuga ati Pasiteri, hari isezerano yaba afite ko gukira kuzabaho nubwo tutazi igihe, base biturema agatima. Yego, Yesu ni umukiza. Iki gihe ndi kunyuramo ubu nagitegujwe kera ko kizabaho, ariko nanone kizarangira neza. Ntituzi igihe, yego, ariko turabizi ko bizarangira neza. Ibyo biraturema agatima. Yego. Uyu munsi nifuje ko tuganira ikiganiro nakwita ngo cyihariye. Abantu bamenyereye ko tuza dukora ibiganiro bifite amaseri cyangwa bifite amasizoni, ariko ntabwo turabitangira, turacyari kubitegura bijyanye n'uko ubuzima bwa Pasiteri buzaba bumeze. Ariko uyu munsi namubyukije nti byuka nyine wibuke ijambo wasezeranye, tugire icyo dukora. Hari ikiganiro nabonye kijyanye n'ihohoterwa Pasiteri, ndavuga nti rero ibi bintu ubundi nyir'umuhamagara arahari, niyo ngomba gushaka. Ku rubuga rwa interineti rukorera hano mu Rwanda rwitwa igihe.com, bavuga ku bintu, ku mibare ijyanye n'ihohoterwa by'umwihariko rikorerwa abagabo mu ngo. Buse nkubaze ngo warakibonye? Nibaza ko nta kuntu waba utarakibonye. Iyo bivuga ku muryango birampumurira. Narabibonye. Inkuru y'isoma, nzi ko wayifunguye ufite igishyika n'ubwoba, cyangwa se utangira no kwibaza ibibazo byinshi. Ibyo wibazaga nuko wabyibwiraga n'impungenge n'ibibazo wibazaga, umaze gusoma inkuru wiyumvise gute, wabibonye gute mbere ko dutangira? Naratunguwe, ariko nanone sinatunguwe cyane. Numva ko mu mwaka umwe imibare y'ihohoterwa rikorerwa abagabo yarikubye 7. Bisa nkaho biteye ubwoba. Ni umuvuduko uri hejuru. Ariko nanone nibutse abadukurikiye ko uyu muvuduko ntiwatangiye ubu, ahubwo watangiye muri Covid. Muri Covid abantu babana bameze nkaho bihishanya, umwe yiruka mu kazi undi agenda. Noneho Covid itanga igihe cyo kuba mu rugo,
abantu noneho baramenyana ku ngeso. muri cya gihe cyabaye hano mu Rwanda cyitwa guma mu rugo, Yego. ngira ngo no ku isi hagiye habaho iyo muguma mu rugo, ariko turi kuvuga hano mu Rwanda. Yego. Umwaka rero kuva kiriya gihe ingo nyinshi zahuye n'ibibazo. Ntekereza ko umuvuduko wikubye. Ubu rero nanone biracari kuri uwo muvuduko. Ntibyigeze bihagarara. Ntibyigeze bihagarara. Hari imivuduko isa nkaho iri kugendana kandi yose iteye ubwoba. Wa mbere n'uwisenyuka ry'ingo, wa kabiri n'uwihohotera, wa gatatu n'uw'ubuzima bwo mu mutwe. Indera naho bavuga ko imibare yikubye nayo inshuro nyinshi. Sinzi rero abadukurikiye ukuntu batekereza ku bijyanye no kubaka umuryango, ariko umuryango urasa nkaho umerewe nabi, kubera ko iyi mibare iri ku muvuduko ukabije, unateye impungenge. Yego. Nahoze nsoma mbona basa n'abatwibutsa imibare, ngira ngo twabwira abantu ho gatoya kugira ngo bumve ko ibintu tuvuga ntabwo ari urwenya turimo. Ibintu tuvuga ni ibintu bifite ingaruka ku muryango, haba mu gihe cya none ndetse no mu gihe kizaza, kandi ingaruka zitari zo kwishimira, zitari zo guserebura ngo tuzishimire. Muri 2019 bagaragaje ko abagabo bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina muri rusange, ariko bikamenyekana. Akagando tugatindeho, ariko bikamenyekana. Uraza kumva ko hari n'igihe bitamenyekana. Birashoboka ko arabaganye inkiko. Baganye inkiko, ariko n'ahantu hitwa Isange One Center hano mu Rwanda barahazi, hagaragaye abagabo barenga 1700 muri 2019. Ariko bigeze muri 2020 bahise baba 2364. Nyuma y'umwaka umwe gusa muri 2021 bahise baba 2527. 2022 ubwo tugenda buri mwaka 2022 abagabo bakoreye ihohoterwa bahise baba 2700 barenga. 2023 baba 3200. Hanyuma muri 2024 bahise bagera mu 2350. Dukomeje n'ibindi, ikigaragara nuko ntibagabanuka, nta nubwo byibura bagumaho bari, ahubwo bariyongera. Ni ukuvuga ngo niyo haba hiyongeyeho umuntu umwe, burya birakomeye. Uri gusoma iyi mibare wibwiye iki ntararengaho? Iyo mibare icya mbere nibwiye nuko nketse iri hasi ukurikije. Urabona umugabo yahohotewe, biragoye kubona habivugira. Yego. Icya mbere biragoye ko n'abagabo n'abantu bakunda icyubahiro, abayumva bidakwiriye kumenyekana. Oya, no kubivuga abayumva ari ibintu atabona aho ahera bivuga. Yego. Noneho uko kutabona havugira, uko ushaka guhagarara ku ishema, bituma yahohotewe adapfa kubivuga. Hari bitaranditswe mwaho, ariko twe tuba mu muryango, ndavuga mu gufasha imiryango. Ubu abagabo benshi barazinga bakigendera bucece. Yego. Uburyo ushobora kumva mu bantu wari uzi, ukumva runaka yaragiye na runaka, cyangwa se arabiteganya, cyangwa mukamubura gusa. Iyi mibare irasa nk'aho iteye inkeke, ariko ni mike ukurikije ibibera mu ngo. Iyo tuvuze ngo imibare ni mike, dukurikije ibibera mu ngo, akenshi tuba tugenderera n'ibiganiro dukunda gukora kuko ari iby'umuryango. Pastor, uwabyumva ntiyashobora gutekereza ko mu gihe tugeze mu bungubu ihohoterwa riri ku rwego rwo hejuru, ubajije ba nyogokuru na bama batatekerezaga ko tuzagera mu bihe by'umwijima witwa ihohoterwa. Ubu ngubu ntibishobora kugaragara ko umuco wacu ukwiye kugira icyo uhindukaho kugira ngo bijyane n'igihe isi igezemo irimo ubugome, hari niba ariko nabyita n'impinduka nk'izi ngizi. Icya mbere nasubiye inyuma ho gato, ni ikibazo cy'uburinganire cyumvikanye nabi. Ihame ry'uburinganire, kuzuzanya, ryasobanutse nabi, bituma
hari uruhande izi mpande zombi zihohoterana. Icyo ni kimwe. Hanyuma ikindi ni ukuntu dufata ubundi umuco urakura. Kera abantu ntibambaraga, ubu barambara. Abantu bari bafite uburyo babaho butashoboka. Kuri ubu abantu bakwiye reka mvuge ku mpande ebyiri. Reka mvuge ku ruhande rw'abareberera umuco. Bakwiye kwicara bakibaza ngo ko ibitwisukaho, reka nkoresha iyo mvugo, ibitwisukaho ari byinshi. Ndavuga ibiva mu mahanga. Nta kuntu twarushaho kunoza uburyo dutegura urubyiruko rwacu kugira ngo rudatakaza umuco, ariko nanone dushake indangagaciro ndavuga hamwe wavuze muri ba nyogokuru n'abasogokuru, ibintu twagumana nk'umwimerere. Urabona iyo tugiye gusura inyambo ukuntu bisigaye ari nko kwiga amateka. Ni nziza ariko ntizitanga umukamo ushimishije nk'uwiza kizungu. Ariko nanone nta nubwo dukwiye kuzitakaza kubera ko zisigasiye umuco. Hanyuma tukibaza ngo muri ibi biri kuva hanze ni biki dukwiriye gukumira. Gukumira no kuvuga ni biki tudakwiriye kwemera ko bitwinjirana. Nabonye hari igihugu kimwe cy'i Burayi kuri ubu cyafashe, batoye itegeko rivuga ko badakwiye kwemerera umwana yiga muri segonderi gukoresha telefone. Urabona batangiye kubona ingaruka mbi wenda z'ikoranabuhanga. Nubwo isi turimo bisaba kuba ari higano. Nubwo ari ibihugu biteye imbere ariko batangiye kubona ingaruka. Tangiye kuvuga ngo kuregeza kutita bitangiye kugira ingaruka ku rubyiruko rwabo. Nyine numva ari nk'uko dukwiye gushaka ibizima biri mu muco wacu, hanyuma tukabihuza n'iki gihe turimo. Umugabo agakomeza kuba yubashwe n'umugore agakomeza kuba yubashwe, umwana agahabwa agaciro ke, bidahinduye umuco wacu, ariko nanone bitamize bunguri ibiva mu mahanga byose. Hari aho wari utubwiye uti uburinganire bwatumye ihohoterwa risa naho ryiyongera kuri izi mpande zombi. Impande zombi ubwo wari uvuze ni ku ruhande rw'umugabo n'uruhande rw'umugore babana. Ushobora gutekereza ko pastor ushatse kuvuga ko mbere y'uko ibijyanye n'uburinganire byumvikanishwa cyangwa se byigishwa bigaragara nta hohoterwa ryabagaho? Ishobora kuba ryarabagaho ariko ku rugero rutari ku muvuduko nk'uwo turi kureba uyu munsi. Urabona kugira ngo muri bimwe wavuze biri kuza bishasha, turimo kwakira uburenganzira bw'umugore, umwana, ariko uyu muntu turimo gushakira uburenganzira ntabwo abyuka mu gitondo ngo abyuka azi uburenganzira bwe. Ashobora no kurenga aho yagomba kugarukira kubera ko yemerewe. Urabizi ko gusobanukirwa ari igihe kirekire. Uretse ko habaho amashuri, umuntu akiga garidiyene, akiga primaire, akiga segondere, akiga kaminuza, agakora masters, akajya PhD. Ni ukugira ngo arusheho gusobanukirwa. Ntekereza ko umuntu yize ikintu akaciga iyo myaka yose arushaho kuba, niba nabivuga, azobereye cyangwa ari impuguke muri icyo kintu kuko yakiminujemo. N'ibi bijyanye rero n'umuco, n'uburinganire, no kuzuzanya, n'uburenganzira. Hari ubwo, reka ntange nk'urugero rworoshe. Umuntu yagira ibikomere mu muryango, akagira ibikomere kuri se, akaba atarabaye papa mwiza, ubwo ni umukobwa. Hanyuma akigishwa na mwarimu nawe ukomeretse, umukomeretsa ahubwo. Hanyuma akazagira n'umushumba mu rusengero nawe umukomeretsa. Utekereza ko ari nde uzabyishura? Ni umugabo we.
ntibimugira umugore mwiza, bimugira umuntu yarakaye. w'icyihebe. sibyo? Ni ukuvuga ngo rero umugabo babana nubwo yabagerageza azishura ikiguzi kandi atagizemo uruhare, rimwe na rimwe atanazi n'icyabiteye. rero nibwira ko twagombye gushyira imbaraga mu kwigisha ku buryo umuntu yumva ko uburenganzira bwe butabangamira, budatuma ahohotera undi muntu yitwaje ko. Nkureka nguhe nk'urugero, hari imico nyambona mu mapedoro wesite, umukobwa agira gutya mugahura mu muhanda akagukubita urushi, ntaho bivuye, wenda uramuhagaritse, atakaje telefone, uramubwira ati sisita, kuba unamukozeho gusa urushi rukaba nisakirire ngo mbese ukoze, sibyo? Ibyo ntabwo byari biri mu muco wacu, ariko urubyiruko ntangiye kubyumva aho muvugana n'umuntu akaba agiye mu kirere. hari ibintu rero bigenda biza bimwe by'ibyiganano, ibindi bitewe n'uko umutima w'umuntu uhagaze, ibintu nk'ibyo. Ntekereza ko dukwiye kwicara tukongera tugatekereza ukuntu twakumira iri hohotera. Nahoze ndeba hari ikinyamakuru kimwe cyo muri Kenya nari ndi gusomaho n'ubundi bijyanye n'ihohoterwa nk'uko, ariko bo bavugaga ku ihohoterwa ry'abagore rikorerwa abagore n'abakobwa. Bavuga ikintu gikomeye nifuza ko tuvugaho, pasiteri. Baravuga bati ihohoterwa kuko rigenda ribaho, amaguverinoma cyangwa se ubuyobozi bw'ibihugu bitandukanye usanga rimwe na rimwe imibare batanga itandukanye n'ukuri bazi mu mitima yabo, mu buryo bo basobanura bakagaragaza ko cyangwa se bakumvikanisha ko badashaka guhahamura no gutera ubwoba abaturage b'ibyo bihugu nyine, mu buryo butuma nyine bagira ubwoba, none bigatuma batangaza imibare mito, ariko mu by'ukuri mu mitima yabo bazi neza ko ibintu biri ku rugero rwo hejuru. Pasiteri, guverinoma z'ibi bihugu zishobora kuba zikora ibi bintu, ni iki bashobora kuba bari kwica batabizi ko ejo hazaza h'umuryango? sinzi niba ari wenda dufate nk'umunsi w'ubutayu bwa Sahara, data ntizitangazwa mu by'ukuri, ntabwo zitangazwa mu buryo bwa nyabwo, ariko ngenda byumva, urabona ubitangaje nk'uko biri, waba uteye ubwoba urubyiruko rwazinukwa gushaka burundu. Ariko pasiteri, aho rero niho ahantu ndikumva bitereye ubwoba. None nubatera ubwo, niwanga kubatera ubwoba kugira ngo badatinya gushaka, tukabaha imibare, mbabara nkoresha iri jambo, ipfuye, itari yo mu by'ukuri, turaba turi kubaka kimwe ariko turi gusenya ikindi. Hagati y'icyo twubaka n'icyo turi gusenya, ni ikihe kiri gupfa cyane? None se nanjye reka nkubaza, uba mu itangazamakuru, iyo urebye ku isi hose ikintu kibi niyo nkuru, mwese ubona ibibi byaragabanutse. Aha, ibirumva ibi ntibyagabanutse, kandi iyo systeme wari uvuze ibihugu bimwe bikoresha yo kugabanya imibare kugira ngo badahahamura urubyiruko n'abandi bantu, n'ubundi ntibituma ya mibare igabanuka. None wongeye kuvuga icyo dukwiriye kuba dukora, kuko kuri mu mitima yabo kuba guhari, kandi ntabwo kugabanya imibare biraza gutanga umuti wa bya bindi badashaka kuvugisha ukuri. Nicyo numva nifuza ko tugeraho nk'umuti. Ariko mbere y'uko mvuga uwo muti, reka maze ntanga urundi rugero ruri pozitifu. Beneri ntabwo ijya ifata umwanya ngo yigishe umukozi inoti ipfuye, uwo bamwigisha inzima. Uko bamwigishije inzima, biza umunsi yabonye iyi itariyo, biri otomatike agereranyije na yindi nzima yigishijwe. Yego. Icyo dukwiye gukora dufatiye kuri urwo rugero, ni uko ikibazo kirahari, kandi nta nubwo tucisangije kiri rusange ku isi hose,
ahubwo ahatangazwa ya mibare yo wavuze ko biri nabi kuruta cyane ibyo tureba cyane. ahubwo dukwiye kwibaza ngo ntitwashira imbaraga mu gutoza abagiye kubaka umuryango ku kiguzi cyose byadusaba. Ufite wese aho ahurira n'urubyiruko haba mu muryango, haba mu rusengero, haba ku ishuri, haba tugashira imbaraga mu gutoza urubyiruko mu kugira imyitwarire mizima no gusobanura urugo rwiza twifuza. Ntangiye kuvuga ngo rwa kinyarwanda urugo rw'ukuri twifuza, ariko runabaye rwa kinyarwanda nyarwo rwaba ari kimwe mu bice byifuzwa. yego tukubaka urugo, tukabatoza kubaka urugo twifuza. Kubera ko njye mbona ntangiye kuvuga ngo abashinzwe gusenya umuryango, uzi imbaraga bakoresha nyinshi. Duhere nk'abacuruza ibiyobyabwenge, nahoze mbona perezida wa Kenya avuga ati ahubwo bakwiye gushyirwaho igihano cy'urupfu kubera ko bari guhemukira nabo baba bari kwicarega mu buryo butari ubw'ako kanya. Yego iyo urebye utubare tuvuka buri munsi, sibyo? Wibaza uyu musore w'imyaka ari munsi ya 18 ntibyemewe kuzinywera kujya mu kabari uri munsi y'iyo myaka, ariko mu kuri kw'inyuma y'amarido ntabwo ujya ubona basinze bari munsi y'iyo myaka. Benshi pe. Niba hari abantu batitaye mu isi y'inyungu, ibipfa ntacyo bikubwiye. Abantu bose bakwiye guhaguruka niba dushaka umuryango mwiza w'ejo hazaza. Dukwiye kwita cyane ku rubyiruko, tugategura abagiye kubaka ingo nk'abazubaka umuryango twifuza. Dusubire inyuma gato, hari imvugo iriho ubungubu imaze n'igihe, nizera ntashidikanya kujya uyumva, ivuga ngo isi yabaye umudugudu. Iyo bavuga ngo isi yabaye umudugudu, baba bashatse gusobanura ku bijyanye n'ikoranabuhanga ko ubu ntibigisaba ko ikintu cyabereye kure cyane ukibona imbere yawe muri telefone. Iyo tuvuga ngo turi kurengera urubyiruko kugira ngo rudatinya gushaka cyangwa ibindi, pastor, ndushobora kuba twirengagiza ko iyo si yabaye umudugudu, ibyo turi gushaka kubahisha dushobora gusanga ahubwo babizi ndetse no kuturusha. Urakoze. Reka mpere ku bihugu. Hari ibihugu bimwe na bimwe by'Abarabu nagiyemo, ukaba utapfa gufungura ikintu cyose ngo gifunguke. Ibyo ndabizi ko ubizi. Yego. Kubera iki ibihugu byafashe uwo mwanzuro wo kubifunga? Nuko bashaka kurinda urubyiruko rwabo. N'igihugu nagiyemo mfungura application imwe nyine hano kandi yemera, iranga pe burundu. Yego. Dubai ntushobora guhamagara kuri WhatsApp. No mu Bushinwa ndibaza. Kuki babikuyeho? Nuko bazi icyo bashaka kugeraho. Hanyuma twe kuki tubireka? Hanyuma nabajije umuntu umwe ndamubaza hari ibintu udashobora kunyumvisha. Ntushobora kunyumvisha ko wabaye umusirimu, ufite wifi mu rugo, ariko utitaye kumenya ibikoreshwa na internet niyo wifi wazanye. Sibyo? Aravuga ngo abana ngo bagomba kwihitiramo. Ibyo tuzi byose ko twabyigiye ku bandi. Iyo yose hari umuntu yakwigishe kwika ari umweru, ari umukara, ari ubururu, warabyiza. Uyu mwana uvuga ko agomba kwihitiramo, ko ushobora kuzashiduka yararenzaho watekeza ko ashobora kugira. Iyo urebye imibare y'abantu biyahura ku isi, abenshi ni urubyiruko, hejuru ya 60%. Rero ntekereza ko dukwiye gushyira imbaraga muri hasi y'umudugudu tugakumira ibishoboka. Nta nubwo ari iyo ugiye ku mbuga nkoranyambaga ugasanga ibivuga umuryango nabi nibyo byinshi, nuko ari byo bicuruza. Hanyuma ibyitwa indirimbo, ibyo twita ibishego, nibyo byinshi mu ndirimbo, kandi zirimbwa na rwa rubyiruko. Zirasa nkaho zikangurira abantu. Nibwira ko dukwiye kubitekerezaho inshuro nyinshi. Ariko umuntu wese ufite umutima wo kuramira umuryango
ashira imbaraga mu kurengera urubyiruko. Tugaruke ku idini. Nanze kuvuga itorero kuko itorero ni rya Kristo. Tugaruke ku idini. Pastor, mu Rwanda imibare iri hejuru ya 85% ni abakristo. Iri hohoterwa rikorwa nande? Cyangwa muri Bibiliya hagiyemo imirongo y'uko guhotera byemewe ntitwabimenye? Ntabwo byagiyemo. Rikorwa nande no? Hari umuyobozi umwe yigeze kuvuga ngo ikintu yangira abakristo ngo ni ukuntu bazi kuvuga ibintu byiza ariko batabasha gukora. Cyatumye ataba umukristo. Nibwira ko 85 ni icitiriro, kubera ko umukristo ntiyahohotera. Yego. Nta nubwo byanyura mu mutwe. Ababikora rero sibo, ntabwo ari bo. None ni bande? Nabitwa ko ari abakristo cyangwa se n'abantu bakiriye idini wa mugani aho kugira ngo bakire Kristo uhindura imitima. Yego. Iyo bimeze bityo itorero, we nk'umupasiteri, kuko nubwo tubivuga ariko umwambaro w'ubushumba wo biragoye ko wawikuraho. Nk'umushumba pasiteri, ubona itorero riganaho niba ritunze benabo, kandi ntashidikanya ko bashobora kuba ari bo benshi niba ihohoterwa ryiyongera ku muvuduko ungana gutya. Ntureba abangaba bahohotera n'abahohoterwa. Reka tuvuge ya mibare y'abakristo. Ushobora gusanga mu 10 abarenze 4 bagize bake. Ushobora gusanga ari abakristo. Yaba ingo zo hanze zifite ibibazo ariko izo mu idini cyangwa mu itorero zubatse neza, ubuhungiro bwari buhari. Ariko nanone ubukiriro mbese ushobora gusanga izo mu idini zisenyuka zingana n'izo twakwita izo hanze. Yego. Hano mu Rwanda hari amashyirahamwe ahari arengera abagabo nk'uko tuzi ay'abagore. Ntabwo wenda ngo tuyibutse abantu hari. Nibaza ko ribu umuntu wese yahohotewe yaganye ribu ishobora kumufasha. Andi mashyirahamwe hari abantu bafasha abagabo mu buryo butandukanye, nabo bashobora kubitaho. Ariko nanone tuzisange iyo uhohotewe waba umugabo cyangwa se umugore cyangwa se umwana babasha kugufasha. Yego, hari n'izindi nyinshi. Iyo umuntu yiyemeje kuba umupagani hakora amategeko, ndavuga amategeko asanzwe. Ariko niba hakiri uburyo bwo kwiyunga, ntekereza ko n'uyu munsi ribu ikintu ishira imbere ni ukwiyunga. Niyo mugiye gusaba agatanyo babaha igihe cyo kubanza kwiyunga. Rero nibwira ko bikwiye kuba bikorwa ahubwo itorero rigashira imbaraga mu kunga abafitanye ibibazo. Hari udukurikiye ushobora kuvuga ati mbariza pasiteri ngo niba ihohoterwa rishobora gukorerwa umugabo, wenda uyu munsi nicyo gice twavuzeho cyihariye, akaba yagenda akajya kurega, bishobora gufatwa nk'icyaha cyangwa nk'aho atarakwiye kubikora nk'umukristo? Kurega mu nzego zisanzwe z'igihugu arimo. Yego. Nta muntu ukwiye nabyita guhohotera kabiri. Guhohoterwa kabiri. Umuntu yaguhohoteye yakumenyeho amazi ashuje. Hanyuma nugera kwa muganga uravuga ko yasitayeho, yakumenye ijisho, usigaranye rimwe irindi rivuyemo, ugize ubumuga. Kandi uyu muntu nuko wenda byafashe muri ijisho ejo bizafata ijosi birikureho. Kandi nibwira ko turi mu gihugu gikoresha amategeko. Urabizi neza ko iyo mvugo y'uko umukristo kujya kuregana muri leta cyangwa babyita ngo kwa Kayizari, abarokore bamwe babifata nk'aho ubukoze sakiririrwa ari ibintu bidakwiriye umukristo. Nge numva ari ubundi buryo bwo guhohotera. Umuntu araguhohoteye anakubwiye ngo ceceka, ni ubundi buryo bwo kuguhohotera. Nibwira ko iyo umuntu yahisemo ku mupagani amategeko arakora. Kuri nge ntacyo bitwaye. Hari uwabihuza na wa murongo ngo niba agukubise urushyi uhindura undi musaya? Kuri Bibiliya isobanurwa mu buryo bwinshi. Genda kubaza uko abantu bagenda benterpreta ibintu. Yego. Ukuri
ngezeho kumenya nimenya ukundi nako nzagaruka nkuvuge biza kugera ku guhohotera. ariko imisaya yombi bayirangije. Ntabwo ari imisaya gusa n'umutwe uba wenda kuvaho. Biba bigeze kure. Kuri nge kubera ko ntituzi ikimutera iyi myitwarire. Ashobora kuba arwaye mu mutwe, ashobora kuba ari umurakare mu bundi buryo, ashobora kuba iciza kuri nge byihutishije wajya ku ruhande ukabanza kwiga ikimutera kumera gutyo, hanyuma ugafashwa n'abantu bose bashobora kugufasha kumenya umuzi w'ikibazo, hanyuma hakazabaho kwiyunga. Pastor, ubundi nk'umuntu umaze igihe muri iyi field nabyita gute, nyine iki gice kijyanye no kubaka umuryango, akenshi ubona ibintu binini biza ku isonga bituma haba ihohoterwa mu rugo ni ibiki, by'umwihariko ku bagabo? Abagabo bahohoterwa kubera, reka mpere ku kigani, hari abadamu donc bya bindi nubwo utakoze analize ariko usanga ari byo bigaragara nyine, ari byo bituma ihohoterwa riza ku isonga, ari byo bihereyeho cyane. Urumva kwizera kuzanwa no kumva biterwa n'icyo wumvishe. Yego, nawe ntangiriye ku kigare. Hari abantu baba mu kigare kibakangurira gusenya nk'uko nabo basenye, bumvisha bagenzi babo ko umugabo ari umutwaro ahubwo akwiye kubaho yigenga. Iyo ageze mu rugo rero atangira kwiyenza. Hanyuma hari abubaka badafite intego yo kubaka, target ari imitungo, kandi udafite intego yo kubaka ubwo nta no kwihanganira. Ashobora guhimba cyangwa se agahera ku bintu mwari kwiyunga bigashoboka byoroheje, wakabigira umusozi kugira ngo haboneke impamvu yo gutandukana, hanyuma abone wa mutungo yigendere. Ikindi ni ihohotera rishingiye ku gitsina. Niba umugabo yirirwa mu kazi kamutwara ingufu zingana kwa kundi, yego, undi yiriwe aruhutse, hanyuma ategereje n'icuri buzane, nibigera mu buriri urataha usinzire, waguye agacuho kubera umunaniro, undi we yiriwe areba amashusho amukangura. Yego, biraza kurangira mutari mu kirere kimwe. Hanyuma ikindi ni ikijyanye n'umutungo. Umutungo uri kuzana amakimbirane ku kigero giteye ubwoba. Hari ubwo umudamu aba afite agatubutse cyangwa se yinjiza menshi, hanyuma umugabo akaba atari, hanyuma akavuga ati ninjye uyakorera. Ibyo kujya inama ku bijyanye n'ikoreshwa ry'umutungo rikahita rizana amakimbirane, kandi yo ku kigero kiri hejuru. Ikindi sinzi niba turi bukivuge nk'uruhare rw'abagabo mu guhohoterwa. Hari ukuntu abagabo nabo bagira imyitwarire ijya gusa n'iy'abasogokuru ku bintu bimwe na bimwe, kandi ubu ntibigipfa kuvamo, sibyo? None se kare abagore barakubitwaga, ndavuga muri iriya myaka ya kera, ariko ubu ntabwo babikinisha. Yego, yewe n'abana tubonereho no kukwibutsa, n'abana nabo ntabwo bikibaho. yego, ntibyemewe. Rero imyitwarire y'abagabo nayo banze guhindura imyumvire, ishobora kuzana ihohotera kuri bo, kubera ko abadamu barisobanukiwe. hari ahantu hamwe nanyuze bigira imikino njyarugamba, yego, kandi nabonyemo igice kinini cyabo babitoza b'abahanga. Ukibaza urugo atahamo uko biba bimeze, umusembuye ukamugeza ahanyuma, akugezaho umusaruro w'ibyo yize. Yego, usibye ko bariya abantu n'ubusanzwe baritonda, kese iyo umwendereje cyane ko bagira disipurine nyine, cyangwa utarize gukurikiza disipurine y'ibisabwayo. Yego,
mu by'ukuri ikibazo ngiye kukubaza ndifuza ko ugisubiza mu buryo navuga ngo bworoheye n'umuntu utari umukristo umeze ntitujye mu mwuka cyane ngo Yesu ngo azabikora. Hari n'ubundi buryo nzi neza ko ushoboye kuba wakivugamo. Pastor, mu by'ukuri koko ukurikije imyaka umaze ugerageza kugira uruhare kugira ngo umuryango mwiza wubakike, ubona bishoboka ko twagira umuryango muzima wubakitse utagira ibyo byose turi kuvuga koko bigakunda? Kuri nge sinzi niba ndi bwumvikane n'abankurikiye. Urugo rumwe rwasenyutse ni umutwaro ku gihugu. Yego. Kandi urugo rwubatse neza nabwo ni umugisha ku gihugu. Iyo urebye imibare nk'iyi turi kureba ushobora kwiheba cyane, kivuga ati n'imbaraga nashizemo n'inshuro twabivuzeho birashabaho, ukaba wakumva ko ntacyo bitanga ibyo ukora. Ariko kuri nge nubwo hakuba ko urugo rumwe rukaba rwubatse neza ushobora kuba umugisha ku bisekuru byinshi, kandi n'urugo ruri guhungabana uyu munsi nabyo bizagira ingaruka ku bindi bisekuru byinshi. Yego. Icyo nagarukaho n'icyo nahoze mvugana kare, buri wese ushobora gutanga umusanzu kugira ngo twubake umuryango utekanye. Tugerageze, nituba benshi tuzaramira nyinshi kandi tuzaba tugabanya umutwaro w'umuryango uri gusenyuka. Ku bwawe itorero cyangwa idini, kamvuga idini nibwo biri bwumvikane, idini tubamo cyangwa amadini tubayemo, ubona ari uruhe ruhare yirengagiza nyamara akwiye gutunga hitoroshe no kwitaho kugira ngo twubake umuryango mwiza? Kuko bibuka ko twavuze ko 85% irenga bose bitwa abakristo. Nuvuga ngo niba bitwa abakristo kandi iryo baruro rikaba ryerekana iryo janisha, nuko hari insengero cyangwa amadini babarizwamo. Iyo urebye ngiye kuvuga nuko tutagira akanya ko kwigaya. Dukwiye no kugashaka. Iyo urebye mu ngo 10 izirenze enye ari iz'abitwa nyine abakristo, ukibaza ya myaka maze nigisha umusaruro uvuyemo n'uyu, wakagombye kuba wicara wenyine ukigaya ukavuga ati bire byose sinakoze icyo nagombaga gukora. Hanyuma icyo gukora kirahari. Ni ukwibaza ngo ingo nashingiye mu myaka 3 yenda bahamagara inshuro zingahe mu mwaka mbabaze ibibazo bafite, n'icyo nabafasha hakiri kare ntategereje ko bizaza byahindutse ihohotera bigeze muri katange. Niko byakagombye kuba bikorwa. Rero nibwira ko icyo gukora kirahari. Amatorero muri iyi minsi ari kugerageza, ariko kubanza rimwe na rimwe tuba twatewe ubwoba n'iyi mibare. Kubaka urugo ni ikintu gihozaho, dukwiye guhozaho, ntabwo bikwiye kuba rimwe na rimwe. Iyi mibare ni imibare ivugika, byite gutya, ariko iyo twakoze amahugurwa y'abubatse ushobora gutungurwa n'indi itagaragara muri babandi wavuze bitwa abanyedini. Yego. Ugasanga hari umubare munini w'abantu bagiye kubitwa, hari umubare w'abantu bateganya kwahukana, hari umubare w'abantu munini uteganya kwiyahura, kandi ukibaza ko nahuje abakristo. Hari umubare w'abantu bafitanye amakimbirane ageze kure, kandi mu rugo rusengero basengeramo buri gihe baraterana, ariko nyine iyo mibare igeze aho ngaho. Rero nibwira ko insengero nizikore research bibaze ngo bimeze bite muri za ngo twashingiye mu mwaka 1, 2, 3, mu myaka 5 se bimeze bite? Ese ni iki twakora ngo nako icyo gukora nakivuze? Yego. Dukwiye kwigisha abagiye kubaka umuryango. Mu rusengero iyo mwebwe abashumba muri gushyingira umusore n'umukobwa ngo bagiye kubana, biyemeje kubana, hari indahiro mubarahiza. Muri iriya ndahiro harimo amagambo mu by'ukuri aramutse yitaweho kandi akajya yibukwa na nyuma y'urugo, ni kimwe mu byafasha kudasenya ndetse no kubahana no kudahohoterana.
ariya magambo ni uko yaba arahirwa mu kigare cyangwa akeneye update bijyanye n'igihe? Ngiye gukoresha imvugo niba nakwibaza, ntekereza ko iremereye. Tugize ubwoba. Yego, tekereza kwambara nk'umwenda w'umweru utoza udaheruka. Abantu bamwe bashobora kukwibeshaho kuri umunyesuku kuko wambaye umweru, ariko nta nubwo byatinda gutunguka inyuma. Kwa kuntu maze iminsi utoga ntibyatinda kwigaragaza. Yego. Hano bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko iriya ndahiro tuyifate nk'umwenda w'umweru, ariko ntitwafashe umwanya wo koza kujyana muri dushe abagiye kwambara uwo mweru, wa mubiri ugiye gushyirwaho uwo mwambaro. Ntekereza ko bidafite ikintu kinini umusaruro munini bizatanga. Imaze ikirere. Abashumba barahuze. Ushobora gusanga abantu bazashingirwa bize muri ico cyumweru, habura umunsi umwe ngo bajye kurahira ya ndahiro. Ese baba bumva iyo bigisha hasigaye umunsi umwe bashobora kubifata, hanyuma bagahita baza bakarahira ibintu batateguriwe, batize, bitari ubuzima bwabo, batumva, hanyuma bikarangira iyo bagezeyo ntibibuka nuko bayirahiye. Rero indahiro yo ntacyo itwaye, ni umwenda w'umweru, ariko uwuwambara akwiye kuba yaratunganyirijwe uwo mweru. Ni ukuvuga ngo rero ngiye kuvuga ngo indahiro ikurweho, noneho indahiro igumeho, ahubwo abayirahira bari bo batozwa, bigishwe ibyo bavuga ko bikwiye kuba ubuzima bwabo. Yego, yego. Reka dusoreze kuri iki ngiki. Ni ubuhe bufatanye ubona idini n'igihugu cyangwa na leta bikwiye guhuriza hamwe, kuko umuryango tuvuga uri aho hombi, uhuriraho hombi? Navuze umuntu wese ufite aho ahurira n'urubyiruko, n'umwana, n'uwitegura kubaka urugo, akwiye gushyiramo ingufu mu gutoza, kandi niba ari buze ku rusengero akabyiga, mu ishuri akabyiga, mu mudugudu aho atuye akabyiga, ahantu hose agahura nabyo, bizagera igihe bihinduke ubuzima abaho. Kadusubikira ahangaha, dushimire abo twabanye. Twagerageje gukora mu nguni zose zishoboka, ariko tumeze nk'abantu batabaza. Ni nko gutabaza, twavuga tuti nyaboneka imiryango ihohoterwa. Uyu munsi twavuze kuri ihohoterwa rikorerwa abagabo bagaceceka, bijyanye n'umuco wacu. Si byiza nanone, kubera ko hari igihe uceceka bikarangira ubuzima bwawe buhagendeye, kandi ubuzima iyo buhagendeye hari igihe ubwira ko birangiye, ariko ubusize ibibazo no ku muryango wawe n'abana wabyaye, kuko ntubasiga ahantu heza. Pastor, nuhe mutemere washyiraho hanyuma dusubike aka gace? Twihanganishije abagabo bari guhohoterwa, ariko nanone turakangurira abahohotera abandi kubirekera, baba abagabo baba abagore, abantu bose bagira uruhare mu ihohotera nibahagarikiraho. Si umuco, si ubukristo, si ubumuntu, nta na hamwe bibarirwa ibyo bintu. Ni ibintu bibi gusa. Gutera umuntu igikomere azagendana naco ubuzima bwose, ubuhemutse kandi uhemukiye generasiyo izakurikiraho, wibabaza abagukomokaho n'imiryango yombi. Kubana neza birashoboka. Bibiliya iravuga ngo mubane amahoro n'abantu bose, kandi no kwezwa, kuko utejwe atazareba umwami Imana. Kubana amahoro ni inshingano. Kwezwa ni uguhinduka wowe ukaba umuntu uryoshe, kubana udahohotera abandi. Bizaba umugisha kurutaho. Yego. Reka nsoreze kuri aka kantu. Mu bihe byashize, niba namyita amezi, iminsi cyangwa ibyumweru, wenda n'imyaka sinibuka, twagiye tubona Pasteur Desire n'abo bafatanya ku Gakiza TV ndetse na Ministeri mukora conference zijyanye no guhuriza abagabo hamwe bagahabwa inyigisho, abagore nabo bagahabwa inyigisho. Ibi bintu bisa naho tumaze igihe tutabibona na mbere y'uko urwara, kandi umuntu udukurikiye ashobora kuvuga ati nyamara izi conference abagore bari gukeburirwamo n'abagabo bagakeburirwamo, imibare ikagabanuka.
Mu by'ukuri nta nubwo ari vuba tubiheruka kovide yavanze ibintu. Ndibuka kovide yabaye muri icyo cyumweru dufitemo konferanse y'abagabo kandi twari tugeze ku mubare munini w'abagabo. Yego. Hanyuma nyuma ya kovide amahugurwa yagiye agorana, ariko nanone tubwire abadukurikira, ngewe mbikora kubera umutima wo kubaka umuryango, ariko konferanse kandi twebwe ntabwo turi dini, turi umuryango wa gikristo. Niyo mpamvu nanjye navuze ni pasiteri n'abo bafatanya. Bisaba ubushobozi bwinshi. Yego. Ubwo nawe nshatse kuvuga zimwe mu mbogamizi zatumye izo konferanse zidakomeza. Yego. Ubushobozi uvuga ubwo ni denariyo, amafaranga cyane. Kugira ngo ubone sare wayiyubakiye aguca agatubutse. Yego. Kandi hari indi logistique nini, imyiteguro. Rero ntabwo dufite ubwo bushobozi mu by'ukuri. Yego. Ubu dufite ubwo kuvugira hano, ariko nabwo busaba ikindi kiguzi kuyumvikana. Sinzi impamvu nge nabo dufatanyije n'undi dushobora kugera kuri icyo gikorwa tugakora ibintu binini kuruta, ariko muri iki gihe twahisemo gukora ibingana n'ubushobozi dufite, kubera ko hari ikintu kinangaza. Uzi ko dutegura konferanse wenda convention, hanyuma umuntu agahita kubaza ngo hajya ngo kwinjira ni ubuntu, sibyo? Kandi ntunavuze ko uzishyuza, kuko twebwe nta gikubona kimwe twishyuza. Umuntu agahita kubaza icyambere, kandi uwo muntu akojeje ntaba ari umuntu ukennye. Kwinjira nangahe? Niba ari amafaranga sinzirirwa nza, niwe bifitiye inyungu, sibyo? Yenda urugo rwe urabizi ko ruri mu ihohotera n'amakimbirane n'ibindi, wari umuraritse kugira ngo aze. Aranabizi ko ibyo agiye kwigaho hari ahandi ashobora kubyiga akabyishyurira. Ariko turashafite imyumvire nyine imeze icyo, ibitadufitiye inyungu cyane n'ibyo dushoramo, hanyuma ibyo twakungukiramo turacabifata nk'aho. Ariko ndabizi ko uko iminsi ishira tuzasanga tubikeneye. Kuko impamvu nkubajije iki kibazo ni uko ubwo tuvuga tubabaye cyane ku bijyanye n'ihohoterwa rikorerwa mu muryango nk'uku, hari umuntu ushobora kuba yarahoraga yitabira ziriya konferanse akiga kandi akunguka pe, noneho yaba abona zitakiba avuga ati pasiteri ashobora kuba yaracitse intege kandi mu by'ukuri atazi neza uburyo byatugiriraga akamaro. Akakomeza akaba mu kuvuga muti ni Imana musange yongera zigarura, ashobora kuba atazi ko zatugiraga akamaro kubera ko akeka ko wacitse intege biri aho gusa. Ntabwo kuzigarura ndabyifuza, ariko nanone ibitwara ubushobozi ntafite ntabwo nakomeza kubikora. Nzajya nkora ibingana n'ubushobozi Imana yampaye, hanyuma nge nawe twifatanyije dushobora gukora binini kurutaho, hanyuma bose bahawe ikaze. Nicyo usaba umuntu uzi neza ko izo konferanse mu by'ukuri hari icyo zakubaka ku muryango? Icyo musaba ni uko aza tukifatanya tugategurira wenda abadashobora kubona ubushobozi, kubera ko ndabizi ko ari umuntu udafite ubushobozi na buke kandi nawe ubikeneye. Ariko nge nawe twifatanyije dushobora kwitangira undi muntu tukamufasha kugera muri sare y'ubuntu, akiga agahabwa ibintu byose. Reka dusubikire aha ngaha, dushimire mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro. Twizera ko hari icyo mwize mu bibazo byose twagiye tugerageza kunyuramo, bwari uburyo bwo kugira ngo dutunge agatoki kuri iri hohoterwa by'umwihariko rikorerwa abagabo mu muryango uko dushoboye nk'uko pasiteri abivuze. Pasiteri, reka tugushimire mu ntege nke z'uburwayi wari ufite, wagerageje kwitanga. Imana iguhe umugisha, n'abari ku buhanga bw'ibyuma badufashe kugira ngo ikiganiro kibagereho. Hanyuma wowe ukurikiye, reka tugusabe numara kukireba umaze gufashwa n'ingingo zose twavuzeho, ntukigumane, ugisangiza abandi, uraba udufashije muri iri vugabutumwa. Pasiteri, ngira ngo twasoza dusenga Imana. Imana, dusengeye umuryango. Mu itangira byatangiriye mu muryango mu ngobyi ya Edeni,
nawe Yesu wavukiye mu muryango. Nibwira ko iyo uza kuvuka mu muryango urimo amakimbirane, ntabwo wari kuba uwo Imana yateguye ko wagomba kuba we. Ndasenze kugira ngo iyi miryango, abadukurikiye bubatse, bibutse ko bafite abana, bafite abo bareberera, ubashoboze Mwami kuzuza inshingano zabo. Kandi muri iki gihugu n'ibindi bihugu dukumiriye ihohoterwa n'ibindi byose bibi bihakorerwa. Usuka ububyutse, ugarura ibihe byiza, abantu babeho banezerewe. Ineza yawe ibane natwe mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen.